Hey guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu ugarutse. None ngeje kukwereka noneho uburyo wareba amanota y'icya leta mu buryo bushyashya bazanye nyine. Uburyo bushya bwo kureba amanota. Biroroshye cyane, wowe kurikira step by step. Twagiye sasa. Nkwibutsa ko ikintu cya mbere ugomba gukora niba bwa mbere ugeze hano ukore subscribe. Ukore subscribe niba hari uwasanzwe wandike muri comment ijambo runaka unakandi like. Ubundi tukomeze. Ikindi kintu kiri bugufashe sasa, mu gihe urimo urareba iyi video ukabona nturimo urabireba neza nyine, ujye uyigira full screen, uyitambike telefone uyitambike, ubundi dukomezanye. Reka nze nkwereke noneho uburyo wareba ayo manota yawe cyangwa urebera umuntu runaka bitewe n'uko bishaka. Twagiye sasa, nkomeza kukwereka uburyo nyine wareba amanota yawe. Nkwibutsa ko inkunga yawe isabwa ni ugukanda ahantu handitse subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, niba wari uhasanzwe ugakanda ahantu handitse like byonyine, ubundi tugakomeza. Twagiye sasa, dufite inzira eshatu z'uburyo wareba amanota yawe y'icya leta. Inzira ya mbere ni ukuyarebera uciye kuri NESA /gov/rw, ahandi ni uguca kuri SDMS. Ubundi buryo bwa gatatu ni ukugenda ukandika mu buryo bwa SMS nibwo uza kubereka. Twagiye sasa, uraza uhita ufungura iyi Chrome yawe, iyi ngiyi, iyi Chrome uyifungure. Uraza wandikemo NESA /gov/rw gutya byonyine. Numara kubisoza uhita ukanda kuri kano kantu, uhita uza ubikandeho nyine hano aho biri bwiyandike, uhita uhakanda nyine, uhita uhakanda ubundi utegereze ko bifunguka. Hano gutya nyine bahita gufungura bino bintu, ubundi uhita uza uhitamo hano hambere uhakandeho, utegereze ko bifunguka nyine. Iyo ufite interineti yihuta cyane ntabwo bitinda, njye ufite interineti nyine igenda gakeya, ariko birahita biza. Urabona ko website ya NESA yamaze gufunguka, harimo ibintu bya TSS ibiki n'ibiki. Ubu ikintu ushaka kwirebera amanota, ikintu ubikora urahita uza ukande kuri tuno turongo dutatu, utu muratubona uturongo dutatu ku ruhande rw'ibumoso, uhita udukandaho. Nurangiza ahantu uri uhita uza ugakanda hano handitse ngo exam result, hano wakanda, utegereze bifunguke. Hano byaje, hano hari akantu ka mbere murabona, hano bahise bakwereka ibintu bibiri, utu option tubiri. Hari akano ka primary na kano ka advanced. Primary na O level nta manota y'umu wa gatandatu primaire nyine nabo senior 6. Noneho advanced level ni senior 6 nyine n'ibintu n'iki. Nurangiza uraza urikandira hano ha primary nyine na O level. Nurangiza numara kuhakanda uhita uza hano wandikemo code y'umunyeshuri. Araba ari code yawe nyine, niba ugiye kurebera amanota cyane, niba ari nk'undi muntu ugiye kurebera nk'undi muntu, wandikemo code ye nyine, index number yiwe. Index number abantu bakora icya leta cyaba gikoze barayizi. Ni code baguha nyine ibikuranga muri SBMS, uhita uziyandikemo. Ngiye kwandikamo iyanjye y'umuntu nyine ngiye kurebera, ngiye kuyandika.
hano kubera ko nyine ntuzi amanota atarasohoka, ngiye kuba nanditsemo iby'imyaka yabanje kugira ngo nyine wowe uraza kwandikamo ikode yigezweho nyine, ubundi tukanda hano wanditse ngo get result, uhita uza ukandira uhakanda, urabona ko amanota aba ahise aza kano kanya, amanota ahise aza, umunyeshuri hasi nyine yayakoresha kode ye yakoresheje bagiye gukora icya leta, dore amanota yagize, ugahita ubona n'ikigo bamwoherejeho hasi kwihuta umwohereye rwamagana nimero ya telefone ya ba nyir'ikigo. Nurangiza hano hasi ushobora guhita uza ugahita unadawunodinga result slip ukanze kuri kano kantu, ugahita uza ugahita udawunodinga, cyangwa kuyidawunodinga abona bigoye ukayifata screenshot nta kibazo, ibyo birakunda. Kanze mbereke ubundi buryo bwa kabiri, mwabonye ko bwa mbere bukunda, urahita uza wandike wiyandikiremo hano ukuntu ubuze, uraza wandikemo SDMS DMS SDMS exam result, nurangiza uhita nabyo bisacinga nyine. Hano bari buguhereze nyine ama website menshi, nurangiza urahita uza ukande kuri ino ku ya mbere nyine, iyi ngiyi iri buze ugakandaho, uyikandeho utegereze. Urihangana gatoya nyine ikinze gato, nabwo urahita ubona ko bihita bifungukira ahandi, uhita wongera wandike ya kode yawe bisanzwe. Iyi orusi ivuga nyine owari nyine torongo, reka ziraje mbereke nayo wenda kugira ngo urandikamo iyawe ntabwo uri bwandikemo iyindi mwandika, tukanda nawe segete amanota urabona ko ayisaza neza bikaza bisa nka bya bindi, nta kibazo rwose. Ubundi buryo noneho warebamo amanota bwa gatatu ni ukohereza mesaje, ukuntu uri bubigenze nabyo sasa rero, ukuntu uri bubigenze uraza muri application ya message bisanzwe kwandikira mu message nyine, dore nandikira message muri iyi ngiyi, uhita uza uyifungure, urangiza kuyifungura urahita uza kuri kano kantu, uraza umeze nk'ugiye kwandikira umuntu bushyashya, uhita uza uhakande. Application nyine ukoresha urabizi, hano za nimero ugiye kwandikira ubuyobozi bw'amanota ni 8 aho niba ugiye kwandikira nyine kugira ngo niyo kode umuntu yandikira ikamuha amanota, uhita uyandikira. Nurangiza ikintu uri bubandikire ni ya kode yawe y'amanota y'icya leta, ya kode yawe kode yawe urayibandikira neza uko yakwiye kuba imeze, nurangiza kuyisoza ubyohereze bisanzwe. Numara kubyohereza urategereza nyine umwanya runaka, urategereza umwanya runaka amanota baraza kuyakoherereza, iyo ntabwo bita bikwereka ako kanya nyine barayakoherereza. Niba iyi video igufashije kora subscribe kugira ngo utazongera ikintu cyanjye cyo gutera gucika. Sawa turi kumwe, ciao ciao.